Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nk'uko duhora tubibabwira, twongeye kubagererayo nk'uko twafashe gahunda yo gukora ingengabihe ijyanye n'ibyo dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi nifuje kubagezaho ibijyanye n'ibinyamavuta. Turaza kongeraho wenda n'uburyo umuntu yakoresha anywa amazi. Bakunzi bacu rero ababa bisanze hano ubwa mbere kuri iyi channel yacu y'Isaro Life TV, turabasaba gukora subscribe, mugakora na like, mugakora na share, mugashyiraho na comment uko mubyumva, hanyuma twikomereze turebe ibituma tumera neza, ubuzima bukagenda neza, tugatekereza neza, hanyuma dukomeze tubirebera hamwe. Bakunzi bacu rero ku bijyanye n'ibinyamavuta, nifuje kubabwira ingengabihe twakoresha. Wenda tuvuge urugero nko ku wa mbere dushobora gukoresha ubunyobwa cyangwa se arachide mu ndimi z'amahanga. Ku wa kabiri tukaba twakoresha ikinyamisogwe kindi bita soya. Soya murabizi twayivuzeho, ivamo amata, ivamo inyama bita tofu. Ibyo nabyo tuzagenda tubibagezaho, tubereke n'uburyo ki bitegurwa. Bakunzi bacu, urugero nanone nko ku wa gatatu ushobora gukoresha ibihwagari cyangwa se turunesoro. Ku wa kane ukaba wakoresha icyo bita sezame. Mu tubuto duto bakunze no kudushyira ku migati, natwo dutuma ubwonko bukora neza cyane. Kwa gatanu ukaba wakoresha icyo bita noix de cajou. Kwa gatandatu ugakoresha icyo bita amande. Ibyo byose ni ibinyamavuta. Ibinyamavuta biryoshya ibyo kurya, bitera ubushyuhe, bikingira indwara z'ibyuririzi. Nyamara nibyo byo kurya bigomba kuribwa ari bike mu buzima. Ntabwo ugomba kubirya ku bwinshi, kuko iyo ubiriye ku bwinshi bitera ingaruka mu mubiri, bikaba bishobora gutuma nk'imitsi ziba, ugasanga umubiri wawe ntabwo biri kugenda neza. Noneho iyo twakoresheje nk'ibinyamavuta nk'uku mu cyumweru, twabigenjeje gutyo wabyubahirije, ku cyumweru ushobora kuririrwa imbuto waziriye mu gitondo na nimugoroba ukazirarira. Ushobora kuvangamo nk'amoko 4 y'imbuto, ukaba wakongeraho tuvuge wenda nk'isosi y'amashaza cyangwa se isosi ya soya, kuko bituma ubwonko buruhuka neza, hanyuma ugatangira ikindi cyumweru umeze neza cyane. Bakunzi bacu rero murumva yuko ibintu biba bimeze neza iyo uramutse wihaye gahunda, ubuzima bwawe bugenda neza. Gufata umunsi wo kwiririrwa imbuto bitera kwibuka, kugira ngo ukagira gahunda, ukagira umwete mu byo ukora, mbega ugatuma igihe cyawe ubasha kugikoresha neza. Bityo nyine tukagira ubwenge buzima, umubiri muzima n'imico myiza. Ni ukuvuga ngo iyo umubiri wawe utawuhaye gahunda, ubuzima bwawe burajagarara, ugasanga nyine ntutekanye, stress ziri ku bwinshi. Kwigisha kw'abanyabwenge niyo soko y'ubugingo, gutuma umuntu ava mu mitego y'urupfu. Niko tubisanga. Kumenya gutunganye gutera igikundiro. Ni ukuvuga ngo n'ibitabo byitwa Bibiliya bibivugaho ko iyo umuntu aramutse amenye, ukinjira mu kintu ukakimenya neza, ni ukuvuga ngo bitera igikundiro. Mbega ukaba wakunda ibyo bintu. Niba ukunze ikintu runaka ukagikunda, ukagikoresha, kuri rwa rukundo wagishyizeho, nacyo kiragukundira, kikagaruka mu mubiri wawe, kikaguha ibisubizo bizima, ubuzima bwawe bukagenda neza. Ku bantu bajya basoma Bibiliya,
ibyo bintu nimba mugira ngo ndababeshya abakunzi banjye b'Isaro Life TV, mushobora kubisanga ahantu hitwa mu Migani ibice 13 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Nzajya mbagererayo hose kubemera Bibiliya, mushobora kugenda mukabihasanga. Abakozi bacu rero karakanyuzemo, ariko byose tugomba kugenda dufata impande n'impande mu bintu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Noneho nk'icyerekeye kunywa amazi, ingengabihe yo kunywa amazi, ushobora nko gufata amazi arimo ubuki n'indimu. Birashoboka cyane nk'amazi y'akazuyazi arimo ubuki n'indimu ku wa mbere. Ubwo iyo ni gahunda twihaye. Ku wa kabiri ushobora gukoresha amazi arimo icyatsi bita timi. Icyo nacyo tuzakigarukaho by'umwihariko mumenye akamaro kacyo mu buryo bucukumbuye. Bakunda no kugikoresha mu birungo, mu guteka, mu buryo bwo guteka, bakaba bagikora mu bintu bijyanye n'ibirungo, mu masosi, mu bintu bigiye binyuranye. Ni ikirungo cyiza cyane kandi gikora ku bintu byinshi cyane, nacyo tuzakigarukaho by'umwihariko. Hanyuma nko ku wa gatatu ushobora gukoresha umutobe w'umwimerere w'imbuto runaka wihaye gahunda. Ubwo twagiye mu bijyanye no kunywa. Ku wa kane ushobora kwifashisha, wenda tuvuge urugero, amazi arimo icyo bita romare. Romare bamwe babyitiranya na time, ariko ntabwo ari time, yo iba ari ndende. Nk'uko tubibereka hano, romare iba ari ndende, ntabwo imeze nka time. Ntabwo biba ari bimwe, biba bitandukanye n'imimaro yabyo yenda gusa, ariko bitandukanye, harimo itandukaniro, haba hari ikibitandukanye. Noneho wenda tuvuge nko ku wa gatandatu ushobora gukoresha amababi y'avoka makeya ukayacanira mu mazi. Tuvuge urugero nk'ibibabi 2. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Imana yashyize hano ku isi, n'ibintu byose tubona twasanze hano ku isi, byose bifite umubiri wacu akamaro. Byinshi muri byo bifite umubiri wacu akamaro. Ni ukuvuga ngo byose hari umumaro bimarira umubiri wacu, ku buryo iyo tubikoresheje neza usanga ubuzima bwacu bugenda bumeze neza. Ikindi wenda nko ku mazi by'umwihariko, kuri buri muntu ushobora gufata nka mililitiro 600 mu gitondo, ukaba wafata mililitiro 600 ku manywa saa 5, ukongera ugafata wenda nka mililitiro 600 nimugoroba mu masaa 11. Ikindi kandi burya amazi, abahanga batubwira yuko umuntu ashobora kuyanywa mbere y'iminota 30 kugira ngo urye. Ni ukuvuga ngo kurya unywa n'amazi ntabwo ari byiza cyane, bituma igifu gikora igogora nabi. Icyitonderwa buriya, ibindi ushobora kunywa mbere yo kurya, ushobora gufata nk'igice cy'ikirahure bitari amazi mbere y'uko urya. Nk'uko abahanga nyine bagiye babitubwira, iyo uramutse, si byiza kunywa uri kurya kuko byongera amazi menshi mu byo kurya, bikarushya igifu mu murimo wacyo w'igogora, kandi kenshi niyo ntandaro y'umubyibuho urenze urugero, cyane cyane uhereye ku nda. Uba usanga umuntu yarazanye inda nini, inda nyine ugasanga abyibushye igice cy'inda, harajemo ibinure byinshi byitekeyemo kubera kutagira gahunda yo gukoresha ibijyanye n'ibyo kurya no kunywa neza. Ikindi kandi nanone, kunywa ibikonje cyane bivuye muri firigo ntabwo ari byiza cyane, bikonje cyane, kuko burya bituma ni ukurushya impyiko, bigora impyiko, bigora n'icyo bita grande thyroid. Bakunzi bacu rero, murumva yuko
inama ku buzima, ibyo abahanga bagiye bavuga ku bijyanye no kunywa, kurya, n'ibiba byose bifitiye akamaro ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ngo bitababangamiye, bitanabagoye, uwumva bimushimishije yakora share ku nshuti ze, agakora like, agakora na komenti, kuko nimwe mutuma buri gihe mbashakira utuntu twiganiriraho nkanatubagezaho kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Bakunzi bacu rero naha nsoreje, ibindi ndaje mbashakira ibindi nzaza mbagezaho ubutaha. Murakoze kandi ndabakunda.